umukobwa akabaza ati ni gute amakuru y'ibanga yanjye ajya hanze, kuyashyira hanze bisaba iki? Ese uyu mwana afite ukuri cyangwa ari kwibeshya mu mategeko? Ni mu bisobanure. Glory yandikiye RIB kubera ko RIB niyo yagiye gusubiza ku mbuga nkoranyambaga, itanga amakuru y'ukuntu ikibazo cye cyahandorinzwe, ariko akavuga ati byageze kuri Twitter nge ntacyo mbiziho. Ariko ubu turi gusoma uruhande rumwe, RIB nimundebe nabe, turi kureba uruhande rumwe, niba hari ibyo mwakoze mu mubwire. Simvuze ko ntesheje agaciro ubusabe bwa Glory, ariko nanone uyu Glory baragutumiye ntiwaboneka, barakubuze cyangwa watwawe n'amasomo ntumenye aho amatariki ageze. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza, ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu. Mwari umeze ute? Ndaho. Umeze neza? Sava. Ndabona umeze neza cyane. Yego, uyu munsi utuzaniye cyano kuri KOP? Urakoze cyane. Kuje n'ubundi bitwaje utudosi. Ntabwo ari utudosiye ndugu yangu. Ni amadosi. Ahubwo useke gake. Oya, ni gake. Amadosiye arimo ibintu bidashimishije. Yego. Turagaruka kuri dosiye y'umunyamakuru, umwana ukiri muto witwa Glory Iribagiza. Dosiye ye nakunze kujya byagiye binca mu maso nkategereza ko ahandi babivuga ko sinahitaga mbisobanukirwa. Icyo nashakaga kibanza nashaka kumenya ngo ninde uriya muntu wahemukiye Glory watumye yandikira umukuru w'igihugu ninde. Yego, ntabwo namenye uwo ari we, ariko namenya akantu k'agakeregeshwa gatoya. Abantu batekereza ko ari Glory yahohotewe we nkawe ubwe bwite, ntabwo ariko byagenze. Amakuru yizewe nakuye ahantu hanyaho ava kuri iriya case ya Glory yabaye umwaka ushize, ngo yareze umuvandimwe w'umugabo wa mukuru we ko yahohoteye umwana we. Myaka kugeza ubu ngubu uyu mwana uwahohotewe ntabwo ari Glory, wahohotewe n'umwana wa Glory. Zero ayo makuru. umwana wa Glory. wa Glory. Yego, Glory we n'umumama. Yego. Hanyuma ndagerageza gusisitiza ntese yaramukubise byagenze gute? Ati bivugwa ko uwo muntu yaba yarashyize urutoki rwe mu myanya y'ibanga y'uwo mwana. Hanyuma rero nk'uko abonye mw'iyo yabaruwa ibivuga, yarareze umuntu arafatwa ashyikirizwa ubushinjacyaha ajya mu rukiko. Urukiko rwaje gufata umwanzuro ko ibimenyetso byatanzwe bitagaragaza ko ngo hari penetration yabayeho. Hanyuma icyo gihe mama w'umwana yahise ajya hanze kwiga. Amakuru avuga ko yashobora kuba yarigaga muri Austria cyangwa se muri Autriche. Ngo yajyaga aza kumva urubanza gusa, birumvikana ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko. Hanyuma rero ubusesenguzi bw'abantu bampaye ako gakeregeshwa, urumva ni akantu gato cyane kuko n'umwana ntago turamenya ngo imyaka ingana gute. Harimo ibintu byinshi mbese bitavuzwe cyane mu idosiye. Bati asa n'uwareze RIB kwa His Excellence. Yego, Nyamara urwego rwafashe umwanzuro si RIB, n'urukiko rwafashe umwanzuro. Ndavuga none se ubu byagenda gute? None se umukuru w'igihugu watakiwe n'umuturage bivuze ngo n'uguterera yatoya? Aturi icyashoboka nuko His Excellence yategeka hakabaho irindi perereza. Atariko none ukurikije uko bimeze nta kintu byatanga, kubera ko none hazabaho kongera gusaba ibindi bimenyetso, kandi ibimenyetso byabuze nibyo bizongera gushakwa hahandi byaburiye. Uretse ko n'ubundi n'igihe gishize
ntiwasubira mu guprereva ibindi bimenyetso. cyakora wenda ngo hashobora kuba harebwa niba ribu yarishe porosedire wenda ababigizemo uruhare bakaba babibazwa. Ati muri sisiteme y'ubutabera rero hajyamo dosiye zose zirimo n'imyanzuro y'urukiko. Ati ntabwo abantu ntibazi impamvu yabivuze kuriya kandi amakuru yose asa n'uwari uyazi. Ati ariko ni uburenganzira bw'umunyarwanda igihe cyose yumva afite ingengemira kujya kubaza. Yego ubwo ni uburenganzira bwe. Ariko icyabaye muri make ni iki. Ariko ahantu wahereye uvuga uti uwareze yareze mukuru w'umugabo we, sibyo? Urumva ni affaire familiale, yareze umuvandimwe w'umugabo wa mukuru we, ni affaire familiale. Ariko nanone nk'uko cyagihe n'undi nakubwiraga nti ndavuga ibintu bikeya utibwira ngo ndibuze kurengaho. no utarengaho. Iyi dosiye iracyapfundikiye nta muntu uretse ba nyirayo babiziranyeho. Ntabwo abantu bazi neza niba nk'ibi nkubwiye, ntabwo ntekereza ko abantu bazi neza niba ari byo koko nyakoko. Bigendamo gakeya ariko ejo bundi ahangaha ejo uyu munsi si itariki 9 se mbonye ibaruwa yo ku itariki 8 ndavuga ni si wa mwana na nubu ntabwo arakemurirwa ikibazo cyangwa ngo anyurwe. Ejo maze kubibona ntangira gushakisha amakuru ajyanye n'iyi dosiye y'uyu mukobwa umunyamakuru mugenzi wacu, mbaza aho yakoraga ku kazi, mbaza abakoranye ku kazi, abo baziranye, mbaza n'abantu tubana ku rubuga tuganiriraho ibijyanye n'ubutabera. Mbaza uko abantu babona dosiye ye, bamwe bakabikikira, abandi bati bakazanamo bakazanamo icyo najya kwita nk'ubufeministe bavugira mugenzi wabo. Ubona ko ari dosiye abantu bagiye batinya bakoraho bagashya. Hari n'uwagize ati ni dosiye yatera ibyuya mu kwaha. Ubwo rero nanjye niyo mpamvu ngenda gake kugira ngo bitaza kuntera ibyuya mu kwaha. Yego. Glory iribagiza ibye byatangiye mu kwa 9 kwa 2025. Hanyuma akavuga ko yagiriwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanyuma ajya kuri Isange One Stop Center, bikanavuga ko atakiriwe neza, atishimiye uko yakiriwe. Hanyuma dosiye iragendera ryama. Hanyuma ajya muri Isange One Stop Center ntiyishimira uko yakiriwe. Hanyuma na dosiye iragenda ibaho, akajya ajya kwibutsa uko ashoboye. Ejo bundi rero itariki 16 ngira ngo 16 z'ukwa 5 nibwo yaje kwandikira umukuru w'igihugu avuga ko dosiye ye itakurikiranwe neza. Nyuma yaho tubona itangazo rya RIB rivuga ko dosiye ye yakurikiranwe, hanyuma hakaza gufatwa umwanzuro. Simbizi niba ari ukuyishingura, turaza gukora analyse mu by'amategeko kuko habaho gushingura idosiye. Pariki ishobora gushingura dosiye by'agateganyo cyangwa ikayishingura burundu. Utabyishimiye akongera akayiregera atisunze parike, icyo bita station direct cyangwa se private prosecution. Ni ukuvuga ngo ikintu kiri penal, icyaha kiri penal iyo wakiregeye kikagera muri pariki kagishingura, urakiregera nka civile ariko kiri penal. Yego. Uko biri penal byose pariki igomba kubamo. Ariko utishimiye ibyo pariki yafatiye, umwanzuro pariki yafatiye ikibazo cyawe urakitangira ukanakiburanira ugashaka umwavoka. Yego. Muri RIB mu byo yavuze ko ari umwanzuro w'urukiko nyuma yo kureba ibizamini byo kwa muganga basanze nta kirimo gifatika, hanyuma barekura uwakekwaga. Yego. Uyu mukobwa tuvugaho rero nk'umwana waje mu itangazamakuru arishoboye, ibimenyetso birahari. Yakoze muri The New Times,
akora n'izindi nzego nyinshi, yakunze kubona n'ibihembo cyane. Naha bavuga ko muri The New Times n'ubu akiri umukozi nubwo ari kwiga mu Autriche, yego. Ariko bivuga ko akiri umukozi wa The New Times, wari ushinzwe ngira ngo nka ibya agenda. Urumva gushinga ibya agenda mu gitangazamakuru ni ukureba ko abagore bavugwa mu buryo buri positif, atari ukubarnyega cyangwa se n'abagabo, donc imvugo iboneye ikwiye umuntu, no kureba na equilibre y'inkuru ziba zica mu gitangazamakuru. Yego. Ntabwo warekura inkuru 50 zose zivuga ku bagabo, hari gender desk, hari gender editor, ahita avuga atari ko nibiti. Yego. Ibyo nicyo nka gender editor bashinzwe, ariko akaba yarize n'iby'ubukungu ofete. N'umwana w'umuhanga wakuze neza mu muryango muzima w'abatambyi, mbese ubona ko kandi uca bugufi, ariko ahangaha reka nkavuge nkanjye ku giti cyanjye, iyo utunze agatoki kuri gender bana mwanaguruka. Nanjye ndamwibuka aho twigeze guhurira, sinzi statement nakoze, mbona biramurakaje cyane kandi aratsimbarara yanga kuva ku izima, birangira ari ngewe nkurinze down. So ubwo rero iyi ni dosiye, impamvu n'abantu bayigenzemo gakeya, ibitangazamakuru byinshi byagerageje kuyivugaho. Hari kimwe cyakozemo ikiganiro ariko bahita bagikura online kubera ko cyasaga naho gishyira hanze amabanga areba ubuzima bwite bw'abari mu kibazo. Ikongera ikaba na dosiye irimo umuryango, abantu bafitanye isano ku bw'amaraso, ku bw'imibanire, ku bw'imirimo. Abyumva? Yego, ndagukurikiye. Amaraso, kubyarana, kuvukana, imibanire, urushako, imirimo, gukorana. Abyumva? Yego. So, ni dosiye isa naho igoye. Iri familiar. Kandi ikindi ntabwo uri familiar gusa, ariko viole nta tolerance. Urabyumva? Ari ikindi, ari by'amafaranga, ari by'imitungo, na ntuza n'ubuhuza bwabamo. Ariko kuri viole urabiza aho u Rwanda ruhagaze. Hasi. Good. Hanyuma rero ejo budi reka duhere ku ibaruwa yanditse ejo. Ubwo procedure yose kuva mu kwa 9 kugera mu kwa 5, kuva mu kwa 9 kwa 2025 kugera mu kwa 5, twabonaga ibintu by'ibice bisibona bidafatika. Yego. Ariko nibwira abantu bo kuri KOP ko nubundi nanjye ibyo ndabaha ntabwo biraba byuzuye 100%, kuko n'ukwigengesera. Ariko biraza gufasha abantu kwinjira mu mukoro, abantu bari muri procedure judiciaire, abantu biga amategeko, abayakoresha, abayigisha. Uyu mwana yaduhaye umukoro muri izo ngeri zose. Yego. God. N'abanyamakuru uburyo bwo kuyiripotingaho nabyo si byoroshye. Nari maze kuvuga igitangazamakuru kimwe cyakoze inkuru kita kikuraho kwako cyavugagamo umuntu utemerewe kuvugwa. Hanyuma icya kabiri cyo biracyariho nkuko nawe wari utangiye, ariko nibaza ko mu myemerere ya KOP hano iyo usubiyemo igitutsi ubutukanye kabiri. Yego. So bishatse kuvuga ko ikiriho cyo wenda kugira ngo nkugarukire nuko na kare akantu uza gukata ko kuri BNB, ikigaragara ntabwo wahohotewe ari Glory. Yego. Ni umuhanga cyane, yabaye nk'ubyishyiraho aho kugira ngo bibe byakomeretsa mu gihe kiriho cyangwa ikizaza uwahohotewe nyirizina. Nabwo ni ubuhanga. Yego. So no kubitangaza nabwo bisaba kugenda gake gake. We yabigize ibanga, arabyiyitirira. Niba habonetse amakuru yuko uwo muntu avugira atari we, kuba we yaranze kubivuga, natwe niko twakabaye tubyitwaramo. Yego rwose. Yego. Ibaruwa yo ku itariki 8 rero
nayisesenguye nifashishije bamwe mu banyamategeko inshuti abanyamakuru ariko reka tubanze tuyisome turajya tuvuga ikibazo ku kindi ni ibibazo bitandatu yibaza so wahera ku cyanyuma kamere ku cyanyuma abanyamategeko icyanyuma aravuga ngo hanyuma nabwiwe n'abantu ko nyuma y'uko nandikiye perezida wa repubulika nsaba ubutabera RIB yasangije itangazamakuru amakuru yanjye bwite arinzwe n'amategeko ku kibazo cyanjye ntabizi cyangwa ntatanze uburenganzira nifuza kumenya impamvu yemeye n'amategeko yatumye habaho kurenga ku ibanga ry'amakuru mu buryo bugaragara gutya ubwo mpereye inyuma yego so mu mategeko bivuga iki ese kesi y'umuntu kugira ngo ijye mu itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga bisaba iki ese uwo muntu asinya consent form ese aho hantu harimo ikintu gikomeye cyane abigisha amategeko mu bitangemo umukoro n'abagabo babiri twahuriye hano ubwo nabo ndaza kubaha ikiganiro kugira ngo bayanononsore neza nuko iki bakabaye bakitubwira yego ariko nidutaha tugasanga bagiye muri pause n'ubundi turahita tubibabaza bari abagabo ndabemera bombi cyane nabasiniye n'abahanga cyane umukobwa akabaza ati ni gute amakuru y'ibanga yanjye ajya hanze kuyashyira hanze bisaba iki ese uyu mwana afite ukuri cyangwa ari kwibeshya mu mategeko ni mu bisobanure kandi byagiye hanze amaze kwandikira umukuru w'igihugu noneho bisa naho urwego ruri gusobanura ibyakozwe kuri dosiye ye ariko akavuga ati ari ibyakozwe kuri dosiye sinabimenye noneho binagiye hanze ntabibwiwe ariko ushobora gusanga urwego rwarabimubwiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda nawe yijijisha nta kundi icyo dukeneye nuko tumenya ngo byagenze bite ni irihe tegeko ryirengagijwe ni ikihe cyakozwe nabi noneho kamere ku kibazo cya mbere iba uko ibaruwa itangira yejo tariki 8 Kamena 2026 ejo kuwa mbere igisubizo asubiza ku itangazo rya RIB ku kibazo ati igisubizo ku itangazo rya RIB ku kibazo cyanjye RIB twibukiranye ko RIB yabitangaje ari uko yamaze kwandikira umukuru w'igihugu amusaba kurenganurwa ati muri aho RIB ati nabonye igisubizo cyanyu gitangaje maze mfata icyemezo cyo kutihutira kugisubiza itangazo rya RIB itariki 13 z'ukwa gatanu ibaruwa ya Glory iribagiza itariki 8 z'ukwa gatandatu ubwo ni ibyumweru bitatu hafi ukwezi haburaga iminsi 5 ngo byuzuze ukwezi yego yahisemo neza ibi nabyo ni ngombwa kuba tarahubukiye guhita asubiza n'amarangamutima umujinya uburakari abiha umwanya naho arabanza agisha imitima inama naho arabanza ariyakira ko bamubwiye ko byarangiye ko habaye umwanzuro w'urukiko ati ahubwo nahaye igihe mwembi nanjye ubwanjye ati nahaye ni translation ya ntuza ubwo ni iyi mwembi ni nka both nihaye igihe namwe mbaha igihe niringiye ko hari umuntu wari kugerageza gusobanura ibibazo nazamuye aho kwihutira gusa kwiregura ku buryo iki kibazo cyakemuwemo ibyo ntibyabaye bityo ndasaba ibisubizo kuri ibi bibazo bikurikira urumva interuro ribanza niringiye ko hari umuntu wari kugerageza gusobanura ibibazo nazamuye nagaragaje aho kwihutira gusa kwiregura urumva arimo aravuga ko urwego rusa naho rwiregura kandi atari rwo yareze okay ikibazo cya mbere icya gatandatu cyo nagihereyeho icya mbere kuki ntigeze menyeshwa ibijyanye n'urubanza urwo ari rwo rwose niba koko harabayeho iburanisha ibi nibyo nabazaga abanyamategeko
nakomeje kubaza kenshi ku kigo Isango One Stop Center ndetse no mu bushinjacyaha, ariko nta makuru nigeze mpabwa ku rugendo, kuri procedure y'urubanza, amatariki y'iburanisha cyangwa umwanzuro warwo. Mwanzuro kandi umureba amategeko bivuga iki? Kuki uwahohotewe yagumishijwe mu gihirahiro mu gihe ukekwaho icyaha we yaje kurekurwa? Kuko mu ibaruwa yari baravuga ngo twarakurikiranye dusanga turebye raporo medicale dusanga nta bimenyetso turamurekura. Ariko uyu mukobwa ati sinigeze mbimenyeshwa, iburanisha sinarimenye, umwanzuro ntawo nzi, nta nubwo nzi na nimero y'urubanza. Umunyamategeko tuvuganye mu kanya ngeraha yavugaga ati iyo byarenze ubushinjacyaha bikajya mu rukiko bakoherereza SMS irimo nimero y'urubanza, bakajya banakubwira igihe ruzaburanirwa, nubwo uba uhagarariwe n'ubushinjacyaha ariko nawe uri concerne. Ndaza kubigarukaho. Ari nkubaganye twavuganye ku rubuga agarura ibisa n'ibya bamurava ati ko murava na gafaranga twabimenyaga ibi byagenze bite. Good. Ikibazo cya kabiri, ubwo ikibazo cya mbere kiravuga ngo ko ntamenyeshejwe uko ibyanjye biri gukurikiranwa, simenye byageze muri parike, simenye byageze mu rukiko, simenye itariki yo kuburana, simpambwe nimero y'urubanza. Bigenda bite mu mategeko? Abadukurikiye barabyumva. Ubwo ndimo ndabwira abo muri IRPD abigayo, abigishayo, abarangijeyo. Good. Icya kabiri, atese kurekurwa k'uwo muntu byashingiye gusa ku byavuye muri raporo y'ubuganga n'ubutabera bw'ubutabera, medical legal report, cyangwa byaturutse ku cyemezo cy'urukiko nyuma y'iburanisha ryemewe n'amategeko? Umva icyo kintu. Kurekura uwakekwaga byashingiye kuri raporo gusa cyangwa byashingiye ku mwanzuro w'urukiko? Hanyuma umwanzuro w'urukiko nyuma y'iburanisha ryemewe n'amategeko. Hanyuma ati itangazo ryanyu rivuga ko ryanyu, aravuga RIB, ati itangazo ryanyu rivuga ko kurekurwa kwabaye nyuma y'isozwa rya raporo y'ubuganga. Ati akabaza ati ninde wafashe uwo mwanzuro? Ni RIB, ni ubushinjacyaha, ni urukiko? Urumva? Bivuze ngo ntabwo iri mu nyandiko ntabwo yanyuzwe, ntabwo yasobanukiwe niba ari urukiko cyangwa ari RIB cyangwa ubushinjacyaha, niba ari byo wafashe umwanzuro wo kurekura uwakekwaga. Yego. Cya gatatu, nubwo ibimenyetso by'ubuvuzi ari ingenzi mu iperereza iryo ari ryo ryose, ese ikibazo cyabanje kuburanishwa mu buryo bwuzuye imbere y'urukiko rubifitiye ububasha? Ati niba ari byo, ese ubuhamya bw'abatangabuhamya n'ibindi bimenyetso n'amakuru yose ashobora kugira uruhare muri uru rubanza byasuzumwe mbere yo gufata icyemezo? Ntaye abatangabuhamya barabajijwe, ibimenyetso byararebwe, impamvu bitahawe agaciro ni izihe? Ibyo nibyo yibaza Glory. Nibyo yibaza, kuko mu gisubizo yahawe ibyo bisubizo nta byari birimo. Nta nimero y'urubanza, nta nimero y'urubanza uko rwagenze, ibimenyetso bagasobanura ngo kino kimenyetso hatanzwe ikimenyetso kivuze gutya turakivuguruje, umutangabuhamya yavuze gutya yivuguruje, ibintu nk'ibyo. Ubwo ni ikibazo cya gatatu. Icya kane, ikindi cy'ingenzi, habayeho isuzuma ry'ubuvuzi inshuro ebyiri kandi zisa. Kuki? Yego. Urakurikiye? Ndagukurikiye. Kuki basuzumye kabiri? Isuzuma rya mbere ryakozwe mu rukerera rwo ku itariki 29 Nzeri 2025 ryagaragaje ibintu biteye impungenge. Yego. Isuzuma rya kabiri ryakozwe bukeye bwaho n'undi muganga utari uwa mbere, ryageze ku mwanzuro utandukanye n'uwa mbere. Twibutsa abadukurikiye ko muri no dosiye ikivugamo ni viole, sibyo? Yego. Ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
kandi ibimenyetso byaryo uko iminsi ihita, uko amasaha ahita niko bisibangana. So bivuze ngo isuzuma ryabanje niryo rishobora kuba rifite amakuru menshi kurusha iryaza nyuma. Hari kesi nyinshi nzi twagiye tuvugaho rijyanye n'ibi. Hari kesi ya Kayumba Christopher ku wari umunyeshuri nyuma no ku wari umukozi. Hari n'undi munyamakuru mugenzi wacu wigeze gukurikiranwaho gufata ku ngufu abakobwa babiri bavukana kandi nyina akaba nawe ari mugenzi we. Muri iyi kesi nubwo uyu mugabo ya mugenzi wacu yabigizweho umwere, habayemo ikibazo cyo gufata ibimenyetso. Ariko uyu mugenzi wacu kuba ko yari nabo yari yarize amategeko, bafashe ibizami bya mbere, bashatse kumufata ibya kabiri ati mwarabashutse ababera ibambo. Arababaza ngo ibya mbere byagiye, arakukuza afata imitsina, yamazemo nk'amezi 9 ariko icya kabiri yarakimanye. Nabyumva havuze ati waya ibyo mwafashe byagiye, nta mutekano uhari aho mukorera, barabyibase ninde wakwiba ikizamisi. Aiya. Okay. Donc ahangaha ku kibazo cya kane aravuga ngo ko habaye amasuzuma abiri mu minsi itandukanye, iryahawe agaciro n'irihe, niko yakavuze, kandi abaganga batandukanye. Good. Hanyuma ubwo ni cya kane, agasoza ikibazo cya kane akagisoza avuga ati ni yihe muri raporo zombi yakoreshejwe mu gufata icyemezo kuri uru rubanza kandi kuki hafashwe hagendewe ku yihe, kuki ariyo yagendeweho. Bishatse kuvuga ngo akomeje basanze baragendeye ku ya kabiri, baragendeye ku ya kabiri, uyu mwana yabahagama kuko ibimenyetso bya viole vraiment ikiri leçon icyegeranye ni ikibanza kwa cyo kigira agaciro kuko uko bukeye niko bigenda bisibangana. So rero ahangaha ibyo ari kubaza nibasanga baragendeye ku ya kabiri, kandi abo yarabyivugira ko iya mbere yagaragaje impungenge, iya kabiri kerekana ko nta kibazo. Iri yihe yagendeweho rero kugira ngo bafate umwanzuro, kandi kuki bagendeye kuri iyo ngiyo. Ubyumva? Ndagukurikiye. Ati ese raporo zombi zarasuzumwe? Akongera ati niba zarasuzumwe ni gute itandukaniro ry'imyanzuro yazo ryakemuwe? Raporo zombi kandi zatandukanye, kugira ngo bafate umwanzuro bagendeye ku maraporo abiri adasa. Ikibazo cya gatanu, byongeye kandi kuki nta numwe mu batangabuhamya natanze wabajijwe mu iperereza? Ariko ubu turi gusoma uruhande rumwe, ribu nimundebe nabe, turi kureba uruhande rumwe, niba hari ibyo mwakoze mu mubwire. Ati kuki nta numwe mu batangabuhamya natanze wabajijwe mu iperereza? Icya kabiri, niba ubuhamya bwabo butarasuzumwe, niki cyashingiweho hafatwa umwanzuro ko ibimenyetso bihari bihagije kugira ngo dosiye ifungwe? Kandi se ninde wari ushinzwe iperereza? Ndetse nanjye ubwanjye ngaho da, ati nanjye ubwanjye ntibigeze bambaza. Ubundi iperereza ryakabanje nyiri gutanga ikirego niwe wakabaye ubazwa bwa mbere, n'ibindi. Ibi ni ibibazo byoroshye kandi bisobanutse ku buryo ikibazo gikomeye nk'iki cyakemuwe, kandi nkurikije amategeko y'u Rwanda gifite ibihano bikomeye cyane. Ndasaba ibisubizo bisobanutse kandi birambuye bishingiye ku makuru n'inzira zemewe n'amategeko, aho kuba amagambo rusange avuga gusa ko ikibazo cyakemuwe neza. So uyu mukobwa arisobanukiwe
byagorana kumuriganya, ariko nanone hari umuntu wampaye komantere ambwira ati umukobwa umwana rwose waje wiyumva kandi ufite confidence, ariko arambwira ati burya iyo utemera iby'inzego zakoze bishobora gusaba ko ushyira umupira hasi cyangwa se ukajya ku rwego rukuriye izindi zose, ariko nanone ubanza kugaragara nabi. Ntiwemera ibya Isango One Stop Center, ntiwemera ibya RIB, ntiwemera ibya parike, ntiwemera iby'urukiko, ugeze hejuru. Ubwo rero hejuru niho hafite umwanzuro, kandi hejuru naho amakuru bayakura hahandi uri kugaya, si byose ko bimeze. Ariko bashobora gushaka n'ayandi, ibyo birashoboka. Hagasigara n'ikindi kibazo cyo kumenya ngo ari uwakekwaga warekuwe ni umukozi mu biro bikomeye, ari abakoze kuri dosiye ni abakozi. Uyu mwana nawe ni umukozi ubyiruka, ubwo ni ikibazo cy'umunzani. Yego, ni ikibazo cy'umunzani. Harasubirwamo iperereza, birongera biburanishwe, biragoye. Ese dosiye y'urubanza niba itarigeze ibaho, niba rutaraburanijwe, nta dosiye rufite, nta nimero rufite, yahimbwa bigakunda se? Aha ibintu biratera abantu ibyuya mu kwaha. Ejo tutangiye ubwo nafunguraga ikiganiro ngo tuganire kuri bagenzi bacu b'ishami rishinzwe iby'ubutabera, ubwo twarimo dutegura urubanza rwo mu bujurire rwa Dr Rwamucyo Eugene rwatangiye uno munsi mu Bufaransa, ariko nsa naho nkabanagiramo kuko nako kajyanye n'ubutabera, kugira ngo dukaraga ubwonko twumve ngo niki cyapfuye. Uyu rero araza ati uretse no kumenya uko dosiye yagenze n'amakuru asanzwe atari ubutabera, abantu bafite uburenganzira bwo kuyamenyeshwa. Dore ndibyo mbabwira, rya tegeko twatoye 2013 abantu bamenye uburenganzira bwabo. Ati usibye no kumenya uko dosiye yagenze n'amakuru asanzwe mu butabera, abantu bafite uburenganzira bwo kuyamenyeshwa. Sibyo abantu no tunyiri kirego, niba abantu bemerewe ayo makuru, kuki noneho nyiri ubifitemo inyungu za hafi atayamenyeshwa? Uyu ni umuntu ati none umuntu akorewe icyaha, atanze ikirego mu nzego bireba zitandukanye, aho adafite uburenganzira bwo kumenyeshwa ni hehe? Ubwo arimo arabaza, yabazaga ku rubuga, ariko ngiye ndimo ndabaza cyane cyane abantu b'abanyamategeko. Umuntu watanze ikirego ni izihe mpamvu zatuma atamenyeshwa aho bigeze gikurikirana? Icyo nicyo kibazo Glory afite. Ikindi, uko biri kose, impamvu Glory arimo kubaza RIB nuko ariyo yaje gusubiza kuri Twitter. Wara akavuga ati Glory yandikiye RIB kubera ko RIB niyo yagiye gusubiza ku mbuga nkoranyambaga, itanga amakuru y'ukuntu ikibazo cye cyahandorinzwe, ariko akavuga ati byageze kuri Twitter, nge ntacyo mbiziho. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma yagakomeza agira ati byabaye he ko criminal case iba handled ikanaba closed victim atabimenye? Uyu muntu ndamuzi nawe ntiyoroshye. Banyamategeko ni mudusubize. Criminal case iba handled, byabaye he ko criminal case iba handled ikanaba closed victim atabimenye? Uyu niyo style yakoresheje, ariko ni nkaho nshatse kuvuga, navuga ngo ni izihe mpamvu zifatika zatuma ikirego gipfundikirwa nyiri kugitanga atabizi? Tubyite gutyo. Tuba muri saraharira abantu b'abanyamategeko, mutubwire, mukaraga ubwonko. Hanyuma uyu akakomeza ati ziriya nzego zose guhera kuri RIB kugeza ku rukiko hari inshingano
batujuje ubwo nyine navuga ko baba batarujuje cyangwa batasohoje neza. Ese hari ikibazo? Iyi kesi yarimo uwatanze ikirego nabyo birashoboka, nibyo bisobanuro bikenewe. Bakamubwira bati dukurikije ibivuga muri dosiye wazanye wowe si ngombwa, sibyo? Nka kwa kundi baheje Murava asiragira ku rukiko, ariko nibura akabazi ko umugabo ari kuburanamo imbere nubwo ari umuhezo ahetse umwana, abyumva. Murava ko watanze ikirego nubwo tutigeze tubyemera hano kuri KOP akaza, ariko nawe twabyibajeho impamvu batemera ko ajya mu rukiko bari kuvuga ku kirego cye. Ariko ibyo byaroroshye, sibyo? Ariko yarahahoraga, yabaga azi itariki. Uyu Glory baragutumiye ntiwaboneka, barakubuze cyangwa watwawe n'amasomo ntumenye aho amatariki ageze. Uyu agakomeza ati isazari bya gafaranga, ati iyo gafaranga akubise Murava ribu ikajya kumufata biba biri kuvuga. Iyo gafaranga akubise Murava ribu kijya kumufata biba biri kuvugwa. Dosiye igera mu rukiko ikaburanishwa, gafaranga na Murava bose bahari. Ariko Murava ntago we yinjiraga, ariko yabaga ari ku rukiko. Yego. Hanyuma ni gute muvuga ngo kese ya viole yaracecetswe kandi urega n'uregwa bahari, ndetse uregwa ahabwa ubutabera, uregwa ngo niwe wahawe ubutabera according to RIB. Uyu ni uburenganzira bwe, nubwo ntari mu muvuga ariko yabivugiye ku rubuga duhuriraho. Ariko wareze ntamenye ko urubanza rwakaswe gutyo. So basaga n'abaganira bavuga bati uwahawe justice ni uwakekwaga, ariko uwari wareze aracyashaka ubutabera. Ikindi nuko uyu yasoje avuga ati gute hawukoma. Ikindi nuko hanze y'amategeko ni nayo mpamvu hagiyeho na Isange One Stop Center ku birego bya viole. Niyo ubutabera bwaba butegerejwe cyangwa bugatangwa cyangwa ntibutangwe, hakenewe na rehabilitation, gukaruma umuntu wahuye n'ikibazo. None se tukiraho ntitwaba turi gutwarwa n'amarangamutima bitewe n'iyo baruwa turi gusoma? Ntacyo nabo bandike ngenda yemerewe, noneho mbikwemerera nabyo. Banzure b'ingingo tuvugaho, umwana ukiri muto urega viole, none wahawe ubutabera busa naho sinavuga ngo buracagase, yabuze communication, kandi izi nzego zose zifite abakomunikateur. Ibyo ndikubwira nyine dushobora kuba turi gutwarwa nayo n'amarangamutima, hanyuma iyo communication yarabayeho. Ibazi niba bivuge haraho ugeze ubona babyandika ati twarakubwiye. Umuntu nyiri kirego ntazi na nimero y'urubanza, ntazi itariki rwabereyeho, niba bivuge nicyo yakoze. Si yabyanditse ejo ku itariki 8, sinkoze ikiganiro ku itariki 9, ejo ku itariki 10 nibandike. Habuze iki? Ni impapuro se? Ntago bamubwiye, ngese ndarema. Uri sure se? Niba bivuge we yavuze, uragira ngo mvugira n'utavuze? Oya, naho ntabwo ari hano. Urwego rufite rurubakitse, ibyo rutavuze nirubivuge, sibyo se? Niruvuga nabwo tuzavuga, sibyo? Kandi amarangamutima nayo hari igihe biba ngombwa. Ejo uyu mugabo bavuga ko yafashwe, nubwo batavuga iminsi bamumaranye, nawe kubera privacy ye, ariko n'umuntu ukomeye ufite akantu ukora mu rwego ahantu hakomeye. Bivugwa ko dosiye itangira yasabye konji agasohoka mu gihugu. Wakekwaga ushobora kuba yafashe konji asohoka mu gihugu. Ibyo no kuvuga ngo bibaye ari bikomeye twajya muri kwa chef du personnel akatubwira, kandi nabyo n'uburenganzira bwe, ariko byahuriranye. Dosiye itangira byahuriranye nuko atari mu gihugu.
yasabye uruhushya ku kazi, nibyo nta kibazo. Hanyuma impamvu umugabo tubana ku rubuga yakomeza akavuga ati bino bintu bishobora gutera ibyuya mu kwaha, niko kukubiza icyuya kwa. Impamvu abanyamakuru benshi bagiye babica iruhande, rimwe na rimwe bamwe ntibabivuge, rimwe na rimwe babigiriwemo inama, nizo nzira zabayemo nyinshi. Bikavugwa ko hari abandi mu yandi marangamutima cyane cyane ya kigabo. Ubonye ko ino message ya mbere nsomye wahita umenya nyirayo, si umugore cyane. ayinya. Abagabo rero nabo bati abagabo bati ibintu bigusha mu buzima, ibintu bigusha abagabo, money, amafaranga, money, amafaranga, power, ububasha, yego, cyangwa ubutegetsi, sex, igitsina. Abyumva? Ndabyumva. Mu bintu bishobora kugusha umugabo, kimwe muri ibyo bitatu, kukigirira inyota idapimye, sibyo? Ushobora guhurumbirira amafaranga ukayagwamo, ushobora guhurumbirira ubutegetsi ukabigwamo, ushobora guhurumbirira igitsina ukarangira nacyo ukakigwaho bakakigutegeraho. Uba wisetsa sha mu biki. Noneho undi w'umuhanga we aravuga ati umwarimu watwigishaga yabyitaga gutya, ati money yayitaga gold, gold, glory, girls, les 3G, les 3G, arya 3G, 3G, gold, glory, girls. Noneho aduha urugero, nahise nkora na commande ku munyamakuru ukora ibyegeranyo, bahise baduha ingero bati byakunze kubaho, ibi bintu bitatu bikoreshwa nk'intwaro zo kugusha ibihangange by'abagabo. Yego. Ubwo nanjye ngeze mu marangamutima y'abagabo, wowe mu kanya numva warunjyanye ahandi. Akambwira ati dore nk'urugero, Dominique Strauss-Kahn ni umufaransa ngira ngo wayoboraga FMI, ikigega cy'isi, FMI, Fonds Monétaire International. Ubwo ni ikigega cy'isi, ariko ikigega cy'amafaranga y'isi, sibyo? Uwo baramugushije muri ubu buryo. Samson na Delila, aba bantu ntago babibagirwa mu mateka, sibyo? Umuhanzi Arakeri, sibyo? Yego. Ariko se buriya se Clinton we ntibamugeza amajanja ko gihe cya Monica Lewinsky ntiyaragiye cyane. Buriya rero twebwe kera tukiga muri literature igice bitaga rhetorique, bavuga ko hari ya la thèse, il y a l'antithèse et la synthèse. Thèse, synthèse, antithèse. Burya ni byo ukoze ikintu cyuzuye. Thèse nicyo wowe utekereza, deje ufite mu mutwe wawe. Yego. Abyumva? Niba nayo marangamutima nashaka beho, nayagize kuba ko ari umwana ukiri muto, yari umunyamakuru mugenzi wanjye. It's okay? Iyo ni thèse. Niyo mpamvu nasomye ibye wenda ntasomye n'ibyo abandi. Ariko antithèse, antithèse ni ingi isomye y'uyu mugabo. Kandi twakunze kubigira. Hari benshi ariko nari mvuza abagusa kandi nongera na wa wundi nakubwiye nyine umwe wagiye mu igereza bagashaka gufata ibizamini bya kabiri akabangira. Nawe nuko. Nabandi. Ahubwo nta wundi nibagiwe. Donc nasabye icyegeranyo. Ari n'umugenerale wo mu gihugu cy'abaturanyi. Birahari byinshi. Bishatse kuvuga ngo n'uyu mugabo ukekwa ashobora kuba yaba yarabikoze cyangwa abeshyerwa ari ukugira ngo wenda amere nk'aba ngaba ba DSK, ba Samson, ba Arakeri,
byose birashoboka. Higeze kubaho inkubiri ijya gusa gutya abantu bakajya bagira simvuze ko ntesheje agaciro ubusabe bwa Glory, ariko nanone n'abari muri dosiye bashobora kugenda bakareba bagasanga wenda harimo ibidafatika. Ibyo ngibyo si ibyanjye. Icy'ingenzi ni iki? Ubwo ngeze kuri senteze. Urabyumva? Yego. Senteze ni iki? Glory nk'umuntu ukora mu itangazamakuru ntashobora gupfukiranwa ngo areke ibintu birangire gutyo. Aravuga. Ariko niba avuga ari umuntu umwe, inzego avuga nizingahe nazo zifite abavuzi, nazo nizivuge. C'est ça la synthèse. N'abanyarwanda babone ukuri kuri no dosiye. Yego. Arabaza ati ninde wagenje icyaha? Umugenza cyangwa ufite dosiye yanjye ninde? Uwa mbere ko ninge twagomba kuvugana ko ntigeze mubona. Ati umushinjacyaha wakire dosiye yanjye ninde? Urubanza rwaburanywe ryari? Urubanza rufite iyihe nimero? Rwaburanishijwe ryari? Rufatirwa urusomwa ryari? Ayo makuru kuyasaba hari ikibazo kirimo. Ntacyo. Ahubwo se kuki inzego zitibwiza ngo ziyatange nk'uko uyu mudamu nako ndabivuzera avuga ati amakuru asanzwe atari n'ubutabera abantu bafite uburenganzira bwo kuyamenyeshwa. Noneho nkanswe ahakureba wowe ubwawe. So nibayatange. So I'm very sorry. Nta nicyo ndenza hano ibindi good. Kandekera ibi sinko ko mbarambira. Ni umukoro ku bantu bari hano bazi icyo amategeko avuga. Abavoka barahari, bamwe twagiye tuvugana, abarimu amategeko, abiga amategeko, biga ibi bintu ngo eske Glory mu mategeko. Mu mategeko. Eske Glory hari ibyo atahawe koko? Ese hari ibyo yahawe? Ese afite uburenganzira bwo kugaya iby'inzego zakoze? Ese afite ukuri? Niba ntako nasubizwe bimenyekana. Yego. Bose nta I'm very sorry. Idose yancaga mu maso nkumva sinzi ukuntu mbaye, ariko bigeze aho noneho mbona ko uyu mwana ubwo nukumenya biteye biti. Kuki ageze kuri runo rwego bigeze idosiye yo mu kwa 9 2025 igeze mu kwa 6 atarashirwa. Ese nuko utanyurwa muri kamere ye cyangwa kuko ibyo yahawe ntago bikwiye kumunyura? Hazakurikiraho iki rero? Twitega ibintu bibiri. Turitega abantu ku giti cyabo bagaragara muri dosiye, bagize aho bahura n'ino dosiye. Icyambere cyo cyarangiye ko uko Glory bivuga inzego z'ubwazo ubwo zanenzwe, niko nabivuga. Zikeneye nazo gushyiramo izindi mbaraga muri communication cyane iyi dosiye yikamenyekana. Abantu ku giti cyabo, inzego z'ibyazo nuko yabivuze, hanyuma na Glory ku giti cye, iribagiza Glory nawe ku giti cye. Ubwo turaza kumenya niwo wamunzane nakubwiye. Ibiremere birajya hehe? Yego. Kuko nawe ntabwo ari umwana wisobanukiwe, umwana ukunda kuvugira abagore, umwana w'umuhanga, umwana mbese utapfa gupfukiranwa. Ubwo rero hazigaye kumenya ngo kerera suite. Ariko la suite ishobora kuzagiramo abantu bakuramo imvune bagacumba ikarangira hari abacumbagira. Hari abacumbagira niko bimeze. Cyangwa se Glory akazaba Morodokayi. Niko bimeze aho yageze. Simvuge ngo iki nta nibanga ririmo. Urwego Glory agezeho yitabaza nirwo rutanga amafarasi yo guhekwaho. So Glory ashobora kuzahekwa ku ifarasi cyangwa se akaguma ku giti yamanikiwe, kimwe muri ibyo. Donc twiteze Morodokayi uko byamera kose. Yego. Urumva ari ibyo.
reka dutumikire abadutumye. Yego. Yego, Premium Construction Group ni abaenjeniyeri beza cyane b'abahanga. Iyo ufite amafaranga yawe, ufite ikibanza cyawe, urabegera bakagufasha, bakakubakira inzu nziza kandi ikomeye ijyanye n'igihe, kandi ibintu babikora neza cyane kuko babyize hanze y'u Rwanda. Baravanze, ni abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, baracyari bato, bafite amaraso ashyushye rwose, bakora ibintu ubona ko ibintu rwose byabo biri karite, kandi ntago bahenda rwose, ibiciro byabo biri affordable, kandi bagakora ibintu biramba kandi bikomeye kuko ibikoresho bimwe na bimwe bakoresha bubaka barabyikorera. Hari aho ndi kubeshyara? Nibyo kabisa. Barabyikorera. Twagiye kuri chantier se nimwabibonye. Yego. Turaza gusubirayo. Tom, turaza kugaruka kuri tera. Yego. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB, ndetse bafite n'ishami i Rusizi. Mubakeneye rwose kubaha akazi, kandi ni mubaha akazi rwose, tugeze mu gihe cyo kubaka. Mubaha akazi, muhamagare kumesha abantu benshi barubaka. Kumesha abantu benshi barubaka. Muhamagare kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 uwo ni Tom wabyumvise ko Elize akumbuye kujya kuri tere. Iyo za Ruhanga, iyo za n'icyango twajyayo na za Kamonyi twaza kujya kureba nyine ibyo kwereka abakunzi ba KOP ibyo ngibyo mbade kubabwira. Ubwo yabyumvise buriya. Yego. Arabizi icyo kujyayo bisaba. Wari wampukiranye mu kiganiro ngo naguseka ko ikiganiro twakirangije kwamamaza. Yego. Ubu tugeze kwa turacyari kwa kabiri. Ariko se none se kwa kabiri nta bantu se bari kuzana imizigo bayizana hariya. Bari gutegura ubukwe. Hari bari gutegura ubukwe bwo kwa gatandatu. Yego. Kwa Musonera rero ibyo byose birahari. Aho kuruhukira harahari, aho gutegurira ubukwe harahari, umunaniro w'isafari. Yego. Harahari. Ibyo kurya byiza kabisa bifite isuku birahari. Ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Noneho nk'ibyo bidahagije, muri weekend baba bafite igisope cyiza cyane pe. Cyiza. Ariko kuri no meshi tuzajyayo pe. Cyiza rwose, kandi ibintu biba bisa neza cyane. Ni hano kwa Nayinzira, mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, ukareba munsi y'umuhanda icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali, ukinjira bakaguha izo service zose nakubwiye, kuko ibyumba byabo bifite salo, bikagira n'urubaraza. Yego. Sale zabo ziragutse, nini, zishobora kwakira abantu ziba zirimo akayaga bahagije. Bafite na screen nini cyane, bafite na biyari nziza cyane. Mbese hari ibintu byiza, uhakeneye rwose wabahamagara kuri 078 5 40 80. Yego, nimugereyo rero, ndetse n'inzu za Maranyundo ziracyahari. Mugereyo muzigure kuri $65,000 hiyongereho $5,000,000 kuko ibintu rwose byarahenze, kandi bagiye gushyiramo kaburimbo ituruka kwa Sarongo. Ku kibuga cyo kwa Sarongo. Ikazenguruka uriya mudugudu wose wa Maranyundo. Aricyo nongeraho kuri Hanika nubwo kaciyemo kabari abana, ariko buriya hari kitarimo. Hari uturusho 2 cyangwa 3 Hanika ifite. Cyambere nuko umwana urangijeyo iyo urangije secondaire utahana permis provisoire. Yego. Warangiza A1 ugatahana definitif permis, wigira mu mashuri yabo kandi ntago bongera kukwishyuza. Ikindi amategeko y'umuhanda bo urangiza uyakamiritse ufite na provisoire. Hanyuma wabishaka muri auto école yabo bakakwigisha ugatahana definitif. Noneho icyakabira kandi karusho, umwana wahize secondaire akahiga kaminuza bamuvanaho 50%. Umubyeyi. Uwo mubyeyi uhafite umwana, ubwo nuvuga ngo umubyeyi uhafite umwana mu wa gatandatu abamwandikishije. Ubwo nizere kuri amusora azavayo byose birangiye. Azahava ajya hehe? Azahava nyine byose birangiye. Uriya nuwahanika na premium. Ava Hanika ajya muri premium, akava premium ajya Hanika. Urabyumva? Nuko. Azava Hanika, narangiza Hanika azahita ajya gukora muri premium. Nibyo ngibyo. Amavuta nyine abyara amavuta. Abafatanya bikorwa barakorana. Yego. Nibyo ngibyo rero, reka ngushimire ku kiganiro cyiza uduhaye mwarimu. Yego. Ibiganiro byacu kuri KOP nakagaruka.